mwami bw'imbabazi ungiriye nyigiza bugufi bwawe menya urukundo rwawe ngoswe n'ibingerageza byinshi ngo ndeke iyo mana akira umutima wanjye undinde nyire rwose
gukora na saa saba na saa munani kereka atari mu bandi abandi baryamye mu kibuga cy'indege uzamuhamagara ari saa cyenda z'ijoro utazambura umubwire ngo babiguye ntabwo niba abandi ariko wagira ngo baratetse baravuze ari nkuru bari ikiganiro cyawe rwanda hari salomo kuri iyi sitasiyo wawe urabona ko muzigi yo shaje gufata amakuru twari turi aho amafaranga karaboneka ntabwo yabura umwanya wo kuyakorera aho bari n'arananiwe nagize kuvura wo kunyarya niwo kuyagenda wubu ni amahoro hanyuma salo reka nihute ku munsi w'ejo nibwo abantu benshi babonye nka pasita claude ndetse nabyo mbona amakomenti menshi hari n'abanyandikiye ati kubera iki salo utabonye ko agomba kwinjiza claude ndakoresheje ngo wakoresheje mu bupfumu kuvuga ati ayo makuru wamugani nje sinayamenya ariko agende negere salo ngo mubaze ubundi kubera icyo ari pasita claude yegereje abandi bati ari gushaka pasiteri wigarurira kugira ngo amufate umutima cyane yuko bajya bamuhangara cyangwa se bajya bamusanga mu rugo ashaka uzajya abiyegereza akababwira ati nyaboneka nuko bagiye bavuga nakomakoma yewe nta mupasiteri n'umwe hano mu gihugu nyaka hariya buriya mubona kuri kamera bavuga ntabwo ariko biba bimeze baba bavuga ngo baba bashaka kugira ngo mbese bagaragaze ko imana idakorana ngo n'umwijima kandi igiye gukorana ngo n'umwijima ariko ubundi ivura abana b'abapasiteri bakomeye ivura abagore babo igiye ivura abakecuru babo barwaye ntabwo indwara ya gakondo umuntu uzi isano bayitwara ahandi kiri kudatekereza kuko ntabwo ari ukuvuga ngo ndiyemera cyangwa mvuze ngo ntagiye ushoboye ubuvuzi gakondo ariko abantu benshi bamwe mubona ko YouTube ntabwo ari abavuzi bamwe mubona ko YouTube babonye isaro ngo avuye ubundi ntabwo bajyaga bigaragaza yewe natangiriye ku mateleviziyo hano mu gihugu televiziyo Rwanda iranyerekana yerekana ubuvuzi bwanjye TV1 BTV n'andi mateleviziyo nka za Flash ni ukuvuga ngo rero YouTube mbere y'uko isaro yarahari inde muntu mwigeze mubona wakora nta n'umwe nari narigeze mbona ariko njyewe naviriye mu mahanga ndaza kuza mu Rwanda mbere ku buvuzi gakondo muvana muri bwa buzi bw'ibyatsi muzana ku mugaragaro mbere ku buvuzi gakondo bugenda abantu batangira guforomera no gukurikira kuvuga ngo baratinye bamwe rero basigaye bakora ibintu bakigana bakora imitima pasita Claude rero warumvajije twabonye bagiyeyo uravuga ngo urashaka kumuzana mu kazi yewe nagendeye kujyanye ngo arashaka akazi kandi ayo matungo ndamatungo ushatse kuvuga rero ko ibyo yavuze washatse ko abishyira mu bikorwa ukabigira umuja wawe yesi umuja cyangwa se umukozi ntabwo ari umuja ndagomba umukozi yabishyira mu bikorwa ibintu yavuze sibyo ariko nyuma naje gusanga atari wo muhamagaro kuko twarabiganira aranga si wo muhamagaro wanjye jewe ndumva ko imbaraga zo gukorera Imana nagize ngo wenda byari birambiwe rero ko ushaka gukora mu maroji bashaka gukora mu kabari waba n'amanajya na kure ukagenga mu kwezi yesi wo muhamagaro wanjye usanga atari wo muhamagaro we rero ariko komeza umurimo w'Imana komeza ukorera Imana yagutumye ngiyeyo ndamusura mu by'ukuri cyari kiguhagurukije rero cyari kiguhagurukije kwa Claude ni ikihe mbese n'ubuzima nicyo abantu uyu munsi bari kwiga cyari kiguhagurukije cyane ni ukujya kubaha akazi cyari kiguhagurukije byose byarimo ikindi cya mbere cyari kiguhagurukije no kumusura nk'umukozi w'Imana yatereranywe akaba abandoned akaba umuntu mbese abantu bose bagize igiciro yewe even n'abapasiteri bagenzi yewe rero ntandukanye n'abandi nabonye pasiteri wese uvuga aravuga ko Claude nawe aravuga ko ngo kuri ari umurimo w'Imana kuvuga rero tuzi Imana tuzi icyo Imana ishaka Imana ni urukundo n'abayikorera mu mwuka no mu rukundo niyo mpamvu niba umukozi w'Imana mugakeshuwa cyangwa agakubita swate ubuhanuzi igihe butari bwasohora yabuvuze yinyuzemo ntabwo muteraga ahubwo buraza mukamukomeza mukamusura mukajya mu rugo rwe ndetse yaje kumana n'umupasiteri w'Imana biramutangaza ko ari umusuye n'ikoze n'ikeri abonye afite umuryango afite abana mwara amasukari mwara amasabune mwara amavuta mwara ibirayi bafite ndavuga ngo barye bishime bitewe n'amafaranga harimo umuntu wo hanze wampaye amafaranga mu mushyira kubera ko yabonye ko arimo guterwa ni ukuvuga ngo rero
ibyo byose ni ibintu biba bigomba gukorwa n'abakozi b'Imana abandi bita abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana gukorera Imana ntabwo ari ikintu byo kuyikorera twikorere twebwe ubwacu dukorere na bagenzi bacu n'ukora mugenzi wawe neza kuza gukorera Imana urumva kuko nawe Imana niyo mushobora kuyikorera ugasanga. Hanyuma buriya buhanuzi bwe wabwakiriye gute ndetse umuntu wa mugani mu bamubaye hafi igihe abantu bose bari bamutereranye cyangwa se bamwe ni amakonfidensi yari afite Satani yari yamusuye narayimubwiye. Iyo Satani yagutegeka kwereka ibintu ukaguha imbaraga kumva ko zifite wuzuye. Yemwe anasenga yumvaga ko yuzuye imbaraga z'umwuka wera zimwereka yuko yibasiye umuntu umwe kandi muri gereza huzuyemo abandi bantu atari bamuntu. Yewe niyo cyane namunera hamwe no gusengera umuntu umwe ubuhanuzi ntabwo buvuga ngo usengere umuntu umwe kandi ukomeye. Twese imbere y'Imana dukora iki? Turareshya. Hari abandi mwese igihugu yafunze, hari n'abandi igihugu cyafashe kubera bakoze amakosa bafunzwe, abo ngabo kuki batavugwaho? Ubuhanuzi bwawe ntabwo bugomba gukira mpatire umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo rero yewe naramubwiye nti uzongera urebe neza. Arambwira ati yewe nyuma ya kamera nk'uko yavuze ati yewe numvaga mfite imbaraga mbona ko bamurishya yuve muri gereza Imana ikabikoze igitangaza kuko ni umuntu abantu bakunda nabyo ku wundi ruhande ndabyumva. Narukunzwe nkaba ibitekerezo byiza kareraga igihugu n'ubu cyarahombye igihugu cyarahombye cyahongera muri ibintu byinshi ariko bamaze gukora hari amafaranga menshi igihugu kirimo guhomba kubera ko bamurya atari mu kazi. Niyo mpamvu leta ni umubyeyi ubutabera bugomba gushyirwa mu bikorwa ariko ziki leta ni umubyeyi imbabazi zayo zizagera igihe tungana. Tutari twakomeza rero abantu benshi ya minota 5 bajya bayisaba ngo nugaruka baramisa kugira ngo ibintu none ntayo wavuze wazumbaza ibintu by'abantu ntabwo nafashe ntabwo ugeze uhawa umwanya murigishe kandi tukiri mu kiganiro uracyafite iminota myinshi utangira natwe nta kibazo habushize iminota 4 yonyine watangira nacyo nta kibazo hashize niba ndi kureba ingingo n'ibyo ubu uri kubibona se njye ikiganiro cyanjye cyo gifite iminota runaka kitagomba kurenza. Noneho rero iyi mbere yanyu nta kibazo maze mbwira abantu ibibafasha. Abantu bari mu mpande z'isi ndabasuhuje. Amazina yanjye murayazi nitwa Rwandiko Bishoni mwene Rwandiko Zariya kwa Isaka Rwamurara ibisekuza byo zawe ndetse ariko ngarukira mu byinshi abona bimara. No kuvuga ngo rero Sandra isi ikibazo kandi abantu benshi ndabashima ko banyandikiye abenshi narabafashije kandi n'abarokore. Ndashimira yuko abarokore mwatangiye kumenya Salongo ni uwuhe. Salongo ntabwo ari wa muntu wambaye uruhu rw'intama wambaye ikote ryiza risa neza kandi yambaye uruhu rw'ikiruhu. Uko ndi ni uko nguko uko meze ni uko nguko uko mumbona ni uko nguko umutima wanjye ni uwo nguwo nta hantu hamwe mbahisha. Ariko ubuvuzi gakondo ndimo ni inzira y'Imana yanyujijemo kugira ngo mfashe abantu bana kuko ibintu ku isi bitwa ubuvuzi niho bintu bihagaritse ubuzima bwacu twese abatuye isi twese duhagazeho ku buvuzi. Ubuvuzi gakondo ubuvuzi bwa kizungu nibwo butubeshejeho. Akanya umuntu urwaye diyabete isukari ugomba kunywa ibinini kugira ngo igabane, ugomba kunywa n'indi miti ya gakondo kugira ngo igabane, utabikoze urapfa uzapfa urapfa na vuba ahubwo. Umuntu urwaye sida umuntu urwaye igituntu ntujye kwa muganga bagusengera gusa ntabwo uri bukire urapfa ukeneye umuti. Niba urwaye gakondo rero nabyo kwa muganga bashatse indwara bazikuburamo jya kwa gakondo wivuze nayo ni inzira y'Imana yashyizeho kugira ngo uri gukira ugakora akenera mu butaka babone igihe ibibazo. Nanjye nk'uburyo umupasiteri yewe ari ibintu byinshi ntekereza ikigo ko nkawe n'upasiteri n'abantu bakubona barasenga amafaranga bagenda mu modoka zabo kubivuga keretse amazu yawe yose keretse bakoze televiziyo nziza bakoze iki byose ejo bakaba bakubona wagira yewe ntabwo nakwishyura izi mpamvu ngira impuhwe ngiye gukura umeze n'imyitwarire witwaraga mu mafaranga nanjye bigahinduka ejo ukabuhaye n'umuntu wundi userutse mu bantu. Ariko abenshi muri twebwe barifuza ko wapfa bumva ko n'inzu yawe yashya bakayibona yahiye bagaseka kubera ko ngo wabasize wazamutse ukajya hejuru nawe basanga ubwe kandi njyewe sinagusaba igihumbi ariko wowe wakinsaba ko ngifite
sinagusaba igihumbi ko ntacyo ufite ariko igihe ukinkeneye ariko kandi tukanifuza ko ntakene umutima w'abanyarwanda. Iyo nagiye mu gihugu cya Senegal ni igihugu gifite abajura bakeya, siga telefone mu modoka bakayikuzana kandi bakeye nyuma bakeye agupfa wayihamagara akavuga ati ngwino usanga aha ngaha wumva telefone yawe. Bo bimita umuco wo kuvuga ngo niba ushonje genda usaba umukiriya ariko ujya kumwiba. Bagendera ku mahame y'idini ya Isilamu. Abasilamu rwose buriya ibyaha byabo ni bikeya neza cyane. Ibintu bimitse rimwe na rimwe nuko harimo abateralisiti bamwe na bamwe mu idini yabo n'ubundi, ariko noneho abasilamu nyabo bazi icyo gukora. Abantu beza cyane. Abasilamu bo muri Senegal bizihiza Noheli. Ntabwo uzakubyumva kandi bizihiza Noheli bakashyiraho amadekorasiyo kuko uburokore cyangwa ubukristo muri Senegal ni 20%. Ariko bifatanya n'abandi 20% kugira ngo nabo babone abakiriya ko vuga business. Kuko ngo rero urukundo rw'urugo rw'indirimbo niba warufite karafuka kawe araguhe kuko uretse hano mwerekeze abantu hano gutora bwite kandi My name is Salongo lyrics. Yo, my name is Lamek. Hola. My name is Uli. My name is Terry. My name is Soma Naisa. My name is Eji. My name is Shaban. Karyuri Teams Dance! Banyita Karyuri. Ngiye kubabwira ko mukunda gukanda kuri Salongo mugakanda share comment. Ndabibasaba cyane Karyuri Teams Dance. Tubyina ndi umudanseri. Ndabakunda cyane.